reka nkubwire iki kintu. Hari igihe umuntu iyo akubitwa n'umuntu ufite ubushobozi, hari igihe umuntu akubitwa n'umuntu wishoboye, bikanaba ngombwa yuko bakujyana mu bitaro bakategeka uyu muntu ngo azajya bari wo kwitaho. Iyo uzi neza amakuru, ukamenya amakuru yuko umuntu wagukubise yishoboye, nawe ukora icyo bita kwigwangaza. Kwigwangaza ni iki? Kwigwangaza ni ukugaragaza yuko ibintu bimwe na bimwe utabishoboye, kuko uzi neza yuko wagukubise agize gute yishoboye. Aha ngaho ushobora kuvuga uti ngewe uyu munsi umuceri w'umweru nawe uhaze. Kubera iki? Kuko urabizi neza ko wagukubise afite ubushobozi, yazana n'ibirungo bakawuhindura bakawugira neza. Urabizi neza. Ushobora kuvuga uti ngewe uyu munsi noneho ifiriti y'igitoki sindi buyirye, none muzane n'iy'ibirayi kandi kase neza mu buryo bwa special, kuko wagukubise agize gute arishoboye. Iyo uzi ko wakubiswe uravuga uti ngewe ibi ngibi noneho gucururiza ku gataro ndabirambiwe, noneho reka ngende, noneho nshaka ahantu ikibanza cyangwa se nshaka inzu nkodesha njye shyira mu bucuruzi bugezweho, kubera yuko urabizi ko wagukubise agize gute yishoboye. Ariko gatoya cyane, reka ukubitwe n'umuntu. Naratangaye, abantu n'abahanga. Hari igihe bavuga ngo hari ukuntu ngo umuntu akubitwa ngakamera ngo nk'umuntu ngo wagonzwe n'igare. Noneho kugongwa n'igare nabyo bafite uburyo babivuga, ngo wagonzwe n'igare ngo nabwo ngo hari ukuntu ngo wariwe n'iki simbizi. Ariko iyo wakubiswe n'umuntu utishoboye nabwo ugereranywa nuko nguko, kubera ko umuntu utishoboye iyo yagukubise no kubona mukaru, no kubona rutuku ni igikoma cy'amasaka yandi atukura, no kukibona biragorana. Usanga waraheze mu nzu utabasha no kubyuka kuko wagukubise ntabwo yishoboye. Ariko turashimiriye twebwe wadukubise arishoboye. Ni nayo mpamvu murimo mubona tugisindagirira ku kibando. Ni nayo mpamvu mubona ubundi iyo wakubiswe n'umuntu wishoboye hari ibintu utajya ubura mu buzima. Imana ishimwe. Papa ndebera neza, nta bintu warwanye nabyo, nta bintu wahuye nabyo uyu munsi bikaba byaragukubise. Uyu munsi ukaba uri mu mubare w'abantu bakubiswe, nyamara nureba neza urasanga uri mu mubare w'abantu bakubiswe. Gukubitwa bibiri mu byiciro byinshi, biri mu buryo bwinshi. No kubura akazi igihe cyose ukaba uri umushomeri, rimwe na rimwe haragiye abantu muturanye bakoraga batari kuri ya muntu, nyamara yarakubiswe, uriya muntu yarahondaguwe, uriya muntu ibyiwe byararangiye. Uko nako ni ugukubitwa. Buriya gukubitwa no kuba uri mu rugo iwawe, umugabo mwashakanye, umugabo wagukunze akagenda akagukwa, akagukura iwanyu, akakuzana akwita amaso y'inyana. Uyu munsi wa none mukaba mutagihuza. Uko nako ni ugukubitwa, nyamara warakubiswe. Ariko ndaje nkubwire uyu munsi, ndakubwira ngo gukubitwa kose kugira agaciro, ariko bitewe n'uwagukubise. Ninde wagukubise? Ubundi niba warakubiswe, ubundi wakubiswe ninde wagukubise? Abantu babiri bakarebana mu maso, umwe akabwira undi ati ndakumena. Akaba bakarebana bagatangira bashyosyorana, ariko umwe akavuga ati nyamara ndaza kukumena. Ngo bakarwana. Umwe muri abo ngabo ngo akaza kugira gutya, akava mu mbaraga, ngo agatera undi ibuye, agafata ibuye akarimutera. Hanyuma cyangwa se ngo akaza kugira gutya akavuga ati ndagutera ingumi, ngo akamutera ingumi. Turashimira Imana, nubwo twakubiswe, nubwo twahondaguwe, ariko ntabwo twapfuye. Haleluya. Nubwo twakubiswe, nubwo mama, nubwo wahondaguwe, papa nyumva neza. Nibyo ku kazi warirukanywe, uyu munsi wa none wajya kugenda ugahahira abantu, ukazanira abantu umugati wo muri supermarket runaka, ariko uyu munsi wa none no kubona wa wundi bita ikivungu bisigaye ridanje. Uko nako n'uguhondagurwa, ariko ntabwo wapfuye. Hari ijambo Imana ikigufiteho, uracyari musha. Ngo ndagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. None kandi tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ini ya channel tunyuzaho ijambo ry'Imana, tukanyuzaho
tukumva icyo Imana iri kuvugana natwe, cyane ko muri iyi minsi biba bitoroshye ku bantu bamwe na bamwe, ariko mbibutse ko ijambo ry'Imana ritahagaze kuvugwa. Ijambo ry'Imana riravugwa uko bwije n'uko bukeye, ijambo ry'Imana riratambuka, kereka ku muntu uba ari ingumba y'amatwi, ariko ijambo ry'Imana riratambuka. Uyu ni umwanya mwiza rero Imana iduhaye kugira ngo twongere twumve ijambo ry'Imana kandi twumve icyo umwuka ari kuvuga muri iyi minsi. Umugisha ndogenda basuhuje, kandi amazina yanjye nitwa Regis Singaye. Ndashimira Imana kuri uyu mwanya mwiza iduhaye. Reka mbinginge dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ishaka ko twumva muri uyu munsi. Ni ijambo turi busange mu gitabo cya kabiri mu bitabo byanditswe na Mose. Igitabo cya kabiri mu bitabo byanditswe na Mose ni igitabo cyitwa Kuva. Turasoma ibice 21, hanyuma muranyemerera dusome umurongo wa 18, hanyuma turasoma n'umurongo wa 19. Kuva ibice 21, umurongo wa 18 n'uwa 19. Ku bantu bakoresha Bibiliya ntagatifu, nushaka kuva ntabwo uri bubonemo, ahubwo ni iyimuka Misiri. Iyimuka Misiri ni umutwe wa 21, umurongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi, akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye, kandi amuvuze arindakira neza. Amen. Ntago ndimo ndabona utanyumvise, ntago unyumvise, nyemerera nongere nsubiremo kugira ngo wumvire ijambo. Navuze ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi, hanyuma uwo nguwo ukubiswe akabirwara iminsi ariko ntapfe, nasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azariha iminsi amaze arwaye, kandi amuvuze arindakira neza. Bakire neza ijambo ry'Imana. Dushimye Imana iduhaye uyu munsi. Ni umunsi mwiza, ni umunsi nakwita ko ari umunsi mukuru. Umunsi mukuru kuko ejo bundi nari ndimo nganira n'abantu, ndababaza ngo ni iyihe minsi mikuru iriho. Barangize umwe muri barambwira ngo iminsi mikuru iriho, arambwira ngo ni Noheli. Undi arasimbuka ati ni Ubunani. Undi arasimbuka ati bashyiramo Pasika, bashyiramo, hari n'uwambwiye ngo na Asomusiyo, ngo ni umunsi mukuru. Hanyuma ngewe ngenzuye ndebye neza, sanga nibyo koko iyo ni iminsi mikuru, ariko kandi hari umunsi mukuru uruta iyo ngiyo. Umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru mwiza nuwo umuntu aba yaramutse. Ni umunsi mukuru umuntu abyuka kumva biremeye, akarambura ukuboko akumva kurarambutse, yazunguza ijosi akumva nta karungu irimo. Karungu ni iki? Karungu ni ikintu kijya kiza kigafata mu ijosi, wazungurutse gutya ukumva cyagufasha. Rero iyo ubyutse mu gitondo ukumva nta kintu na kimwe kikubuza, ukumva guhumeka umwuka, winjiza umwuka usohora undi, menya ngo uwo ni umunsi mukuru. Haleluya, uwo ni umunsi mukuru. Turashimira Imana. Niba hari umuntu mwegeranye aho ngaho, mumbwire ngo umunsi mukuru mwiza. Niba kandi ari nawe wenyine unkurikiranye uri mureba iyi video, menya ngo umunsi mukuru mwiza. Turashimira Imana rero kubw'uyu munsi mukuru Imana iduhaye. Hanyuma ndumva shaka kwihuta tukavuga kuri iri jambo. Mbaza ni ijambo ivuga ngo gukubitwa kose. Gukubitwa kose kugira agaciro ariko bitewe n'uwagukubise. Niryo jambo nzanye. Gukubitwa kose kugira agaciro ariko bitewe n'uwagukubise. Noneho ihangane,
mubaze ikibazo kimwe, ubundi warakubiswe cyangwa ntabwo wakubiswe? mubaze ikibazo kimwe, wowe umurikiranye warakubiswe cyangwa ntiwakubiswe? ugiye kumbwira ngo ntabwo wakubiswe, ariko ndabizi neza nituza kwinjira muri iri jambo nyamara ndaza gusanga warakubiswe. Gukubitwa, ubundi gukubitwa bigira ibyiciro. Hari ibyiciro byo gukubitwa. Hari icyo bita gukubitwa, hari icyo bita guhondagurwa, hari icyo bita kudihwa, hari n'icyo bita kunyukanyuka. Rero ntabwo nzi uburyo wakubiswemo, ariko nuza kureba uraza gusanga warakubiswe. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo gukubitwa kose kugira agaciro bitewe n'uwagize gute, n'uwagukubise. Imana ishimwe. Bibiliya, uyu ni Mose niwe wanditse iki gitabo. Mose ahangaha yari arimo abwira abantu. Nuse yanditse arabanga abantu nibarwana, abantu babiri bakarebana mu maso, umwe akabwira undi ati ndakumena, akaba bakarebana bagatangira bashyosyorana, ariko umwe akavuga ati nyamara ndaza kukumena, ngo bakarwana. Umwe muri abo ngabo ngo akaza kugira gutya akava mu mbaraga, ngo agatera undi ibuye, agafata ibuye akarimutera, hanyuma cyangwa se ngo akaza kugira gutya akavuga ati ndagutera ingumi, ngo akamutera ingumi. Bibiliya iravuze ngo akamutera ibuye cyangwa igipfunsi. Hanyuma nusoma urasanga ijambo rivuze ngo uwo nguwo wakubiswe, uwo wagize gute, uwo wakubiswe akagenda akaryamiwe akabirwara iminsi, ariko ngo ntapfe. Birayavuze ngo nagira amahirwe yo gusindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo ategetswe kuriha iminsi yamaze arwaye, hanyuma kandi akamuvuza akarinda akira neza. Imana ishimwe. Birayavuze ngo ni abantu babiri barimo barwana, umwe agakubita undi we. Mwunyumve neza, ni abantu babiri, umwe arushije undi imbaraga, hanyuma arangije aramukubita. Nyemerera mama, papa, ndebera neza, nta bintu warwanye nabyo, nta bintu wahuye nabyo uyu munsi bikaba byaragukubise, uyu munsi ukaba uri mu mubare w'abantu bakubiswe. Nyamara nureba neza urasanga uri mu mubare w'abantu bakubiswe. Gukubitwa biri mu byiciro byinshi, biri mu buryo bwinshi. No kubura akazi igihe cyose ukaba uri umushomeri, rimwe na rimwe haragiye abantu muturanye bakoraga batari kuriya muntu nyamara yarakubiswe, uriya muntu yarahondaguwe, uriya muntu ibyiwe byararangiye. Uko nako ni ugukubitwa. Buriya gukubitwa no kuba uri mu rugo iwawe, umugabo mwashakanye, umugabo wagukunze akagenda akagukwa, akagukura iwanyu, akakuzana akwita amaso y'inyana, uyu munsi wa none mukaba mutagihuza. Uko nako ni ugukubitwa, nyamara warakubiswe. Ariko ndaje nkubwire uyu munsi, ndakubwira ngo gukubitwa kose kugira agaciro, ariko bitewe n'uwagukubise. Ninde ubundi niba warakubiswe, ubundi wakubiswe ninde wagukubise? Ninde wagukubise? Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo uyu muntu nagukubita, akagukubita icyo bita kukunoza, cyangwa se yakudishye bye. Ubu reba hari n'abantu badishwe, hari n'abantu bari ku nkoni. Na n'uyu munsi wasanga uri ku nkoni kubera yuko impamvu uri ku nkoni, mbere wajya kugenda ugahaha neza, ukajya muri supermarket, ariko usigaye ujya guhahira muri twa dusoko. None ntago wakubiswe? Tubwizanye ukuri, none tuganire. Ntago urimo urareba ukabona ntago wakubiswe? Shingira, umaze igihe kingana iki wirukanka ku kazi, wirukanka inkweto zarahengamye, ariko warakubiswe cyangwa ntiwakubiswe? Hari ukuntu umuntu akubitwa akaba mu buzima bwo guhondagurwa, abantu bakaba babizi, bakajya bamumenyaho. Yewe wanagenda mu nzira, abantu bose bakurebye bakaba baturiya muntu nyamara uko bisa kose yarakubiswe. Kandi nyamara nawe umurikiranye, nureba neza, nuza kureba neza, uraza gusanga warakubiswe. Bibiliya iravuze ngo uyu muntu wakubiswe, uyu muntu badishye, uyu muntu bamennye. Nushaka sinzi uburyo uri bubivugemo, ariko turi ku ijambo ryitwa gukubitwa, kandi gukubitwa kose kugira agaciro, ariko bitewe n'uwagukubise. Uyu muntu bakubise ngo akagenda, izo nkoni bamukubise, sinzi niba ari inkoni z'ubugome, sinzi niba ari inkoni, ariko izi nkoni bamukubise, akagenda akagiwe, akagira amahirwe akaza kumusekera, yarangiza ntapfe. Bibiliya yavuze ngo
nasindagirira turashimira Imana nubwo twakubiswe nubwo twahondaguwe ariko ntabwo twapfuye. Nubwo twakubiswe nubwo mama nubwo wahondaguwe papa nyumva neza nibyo ku kazi warirukanywe uyu munsi wa none wajya kugenda ugahahira abantu ukazanira abantu umugati wo muri supermarket runaka ko ntabwo wapfuye. Hari ijambo Imana ikigufiteho uracyari musha ngo nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. Warakubiswe cyangwa ntiwakubiswe? Mama reka tugaruke gatoya, reka tugaruke warakubiswe cyangwa ntabwo wakubiswe? Ukurikije imibereho ufite muri iyi minsi, ukurikije ubuzima urimo, ukurikije uburyo ki landlord yirirwa kwandikira kandi ko akakubwira ngo piyave nakuhaye yongereho iminsi ni warakubiswe cyangwa ntiwakubiswe? Ukurikije uburyo ki ari wowe muntu usigaye ugenda muri quartier abantu bose bakaba n'ikintu iyo kibuze muri quartier baravuga bati mujye gushakira kwa runaka, mbese nawe uko nako n'ugukubitwa. Ariko nubwo wakubiswe nubwo wahondaguwe turashimira Imana yuko utapfuye. Uyu munsi wa none turashimira Imana yuko izi ubuzima bwacu, izi gukubitwa kwacu, izi guhondagurwa kwacu yaratuzigamye. Uyu munsi wa none turashimira Imana nubwo wakubiswe ntabwo wapfuye. Nyamara warakubiswe warahondaguwe. Bibiliya yavuze ngo uyu muntu nagira amahirwe akaba atarapfuye ariko agasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. Mama uyu munsi wa none urimo urasindagirira ku kibando, nyamara umaze igihe kinini urwaye, umaze igihe kinini warahondaguwe ariko urimo urasindagirira ku kibando. Gusindagirira ku kibando ni iki? Kugendera ku kibando ni iki? Ni kwa kundi uba wabuze uburyo, ni kwa kundi uba wabuze uko wakwigenza, ariko wajya kumva ukumva umuntu araguhamagaye kuri telefone akakubwira ati ese ko twaburanye ubundi usigaye ubahe. Wajya kubona ukabona akanza akanyenyeri akoherereje nka bitana akavuga ati ntacyo wirwariza. Uko nguko ni ugusindagirira ku kibando. Turashimira Imana nubwo wakubiswe ariko ntabwo wapfuye. Uyu munsi urimo urasindagirira ku kibando. Gusindagirira ku kibando hari igihe ujya kubona ukabona abantu uravuga ati reka tujye kureba runaka, ukabona abantu baraje baragusuye bakuzaniye utuntu, uko nako n'ugusindagirira ku kibando. Ariko nubwo babizanye wibuke ngo warakubiswe, ibyo ngibyo bazanye uyu munsi birashira n'ejo bishire, ariko usigara uri kuri za nkoni zawe z'ubugome, usigara uri kuri za nkoni zawe wirwariye za nkoni, ariko ntabwo wapfuye kuba wasindagiriye ko wasindagiriye ku kibando byonyine. Ibyo byonyine biraguha uburenganzira bw'uko ugomba kongera kubaho. Bibiliya yavuze ngo uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo ategetswe kuriha iminsi yamaze arwaye hanyuma akamuvuza. Ngaruke rero ku mutwe w'amagambo cyangwa se ku ntego y'iri jambo. Narizanye ijambo rivuga ngo gukubitwa kose kugira agaciro ariko bitewe n'uwagukubise. None ninde muntu wagukubise? Niba warakubise ninde wagukubise? Ubundi reka nkubwire iki kintu. Hari igihe umuntu iyo akubitwa n'umuntu ufite ubushobozi, hari igihe umuntu akubitwa n'umuntu wishoboye, bikanaba ngombwa yuko bakujyana mu bitaro bakategeka uyu muntu ngo azajya bari wo kwitaho. Iyo uzi neza amakuru ukamenya amakuru yuko umuntu wagukubise yishoboye, nawe ukora icyo bita kwigwangaza. Kwigwangaza ni iki? Kwigwangaza ni ukugaragaza yuko ibintu bimwe na bimwe utabishoboye kuko uzi neza yuko wagukubise agize gute yishoboye. Aha ngaho ushobora kuvuga uti ngewe uyu munsi umuceri w'umweru nawe uhaze kubera iki? Kuko urabizi neza ko wagukubise afite ubushobozi, yazana n'ibirungo bakawuhindura bakawugira neza. Urabizi neza ushaka kuvuga uti ngewe uyu munsi noneho ifiriti y'igitoki sindi buyirye, none muzane n'iy'ibirayi kandi kase neza mu buryo bwa special, kuko wagukubise agize gute arishoboye. Iyo uzi ko wakubiswe navuga uti ngewe ibi ngibi none gucururiza ku gataro ndabirambiwe, none reka ngende, none nshaka ahantu ikibanza cyangwa se shaka inzu nkodeshe njye shyira mu bucuruzi bugezweho, kubera yuko urabizi ko wagukubise agize gute yishoboye. Ariko gatoya cyane reka ukubitwe n'umuntu. Naratangaye, abantu n'abahanga hari igihe bavuga ngo hari ukuntu ngo umuntu akubitwa ngakamera ngo nk'umuntu ngo wagonzwe n'igare.
none kugongwa n'igare nabyo bafite uburyo babivuga ngo wagonzwe n'igare ngo nabwo ngo hari ukuntu ngo wariwe n'iki simbizi, ariko iyo wakubiswe n'umuntu utishoboye nabwo ugereranywa nuko kubera ko umuntu utishoboye iyo yagukubise no kubona mukaru no kubona rutuku ni igikoma cy'amasaka yayandi atukura no kukibona biragorana, usanga waraheze mu nzu utabasha no kubyuka kuko uwagukubise ntabwo yishoboye. Ariko turashimira Yera, twebwe wadukubise arishoboye. Ni nayo mpamvu murimo mubona tugisindagirira ku kibando, ni nayo mpamvu mubona ubundi iyo wakubiswe n'umuntu wishoboye hari ibintu utajya ubura mu buzima. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none turimo turasindagirira ku kibando. Mama, ninde wagukubise? Ese ubundi uremera ko wakubiswe? Reka tubanze tuganire neza, tuganire twitonze. Ubundi uremera ko wakubiswe? Warakubiswe? Warahondaguwe? Barakudishye? Bimeze gute? Ariko ukurikije ubuzima urimo, ukurikije imibereho urimo, uraza gusanga warakubiswe, uraza gusanga nawe uri mu buzima bw'abantu bakubiswe. Kubera iki bigaragara kuri mu buzima bw'abantu bakubiswe? Uyu munsi wa none aho wagendaga n'abagutumiraga mu bukwe ntago bakigutumira. Kubera iki? Nuko babizi neza, barabizi neza yuko wakubiswe, barabizi neza yuko wahondaguwe. Bagutumire se ugenda utwerera ngaha, bagutumire se mu nama y'ubukwe irimo yiga uburyo ubukwe buzagenda, uratangamo ikihe gitekerezo? Warakubiswe. Ni nayo mpamvu iyo bagupfuye agasoni barakubwira ngo uzaze tukwereke ikidufasha, ni ukugushyira mu gikari ukajya kubafasha guhata ibirayi, ukajya kubafasha gutonora igitoki, ukajya kubafasha n'ibyo ngibyo, kuko barabizi yuko warahondaguwe. Ariko turashimira Yera, umwanditsi aherutse kwandika ijambo ryiza, aravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, niwe wadukubise kandi ni nawe wadukomerekeje. Aravuga ngo azaduhemura tumaze kabiri, aravuga ngo ariko ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Reka mvugane nawe, umuntu wagukubise niba yishoboye wigira ubwoba, uwagukubise niba yishoboye wigira ikibazo, kuko wagukubise niba yishoboye nawe uraje usindagirire ku kibando, kandi uraza kubona inyungu zo gukubitwa. Gukubitwa kose kugira agaciro, ariko bitewe n'uwagize gute, n'uwagukubise. Imana ishimwe cyane. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima, kandi ndumva n'umuriro w'ijuru urimo. Ndashimira Imana. Yemwe bantu mwakubiswe, yemwe bantu muri ku nkoni, uyu munsi wa none uri ku nkoni, no kubona ikiyede biragoye. Yewe muntu wakubiswe, yewe muntu urya amazi ku manywa ukararira ayandi, yewe muntu wakubiswe uri mu buzima bwo gukubitwa, ndagira ngo mubwire ngo tuzi umutima wawe. Gukubitwa kose bigira agaciro, ariko kandi bitewe n'uwagukubise. Niba uzi yuko uwagukubise yishoboye, niba uzi yuko uwagukubise afite akantu, mu yandi magambo, niba uzi yuko uwagukubise afite ikofi, niba uzi yuko uwagukubise hari aho yakora akaguhereza, wigira ubwoba. Tuzi umutima. Narinje kukubwira ngo gukubitwa kose biterwa n'uwagukubise, nibwo bigira agaciro bitewe n'uwagukubise. Mama, wakubiswe nani? Papa, ninde wagukubise? Yewe musore, mukobwa, ninde wagukubise? Gukubitwa kose bigira agaciro bitewe n'uwagukubise. Bibiliya iravuga ngo ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Turashimira Imana igiye guhagurutsa abantu. Aho iyo ntebe wari umaze igihe wicayemo, uwo mwanya wari umaze igihe urimo, aho ako gatebe k'ubushomeri, ako gatebe ko kutagira akazi, ako gatebe ko kutagira icyo ukora, ako gatebe ko kubaho mu rugo utagishwa inama, ako gatebe ko kuba mu rugo utahabwa uburenganzira, uko nako n'ugukubitwa. Ariko turashimira Yera igiye kuguhagurutsa kuri ako gatebe. Niba ubyizeye, niba wumva uri kumwe nanjye, mvugira cyane ngo amina. Ako gatebe ugiye kugahagurutswaho n'Imana. Hari intebe abantu bagiye guhagurukaho, hari intebe abantu bagiye guhagurukaho, hari intebe abantu bagiye guhagurukaho, bitewe n'uko uwadukubise arishoboye, kandi uwagudukubise afite byose mu kuboko kwe. Ijambo rye riravuga ngo iyo apfumbatuye igipfunsi ahaza kwifuza ko ifite imibiri yose, kandi agahaza kwifuza kwa buri wese. Amahoro y'Imana nabe muri wowe. Reka mubwire ngo uwagukubise niba yishoboye, wikongera kugira ubwoba, wikongera guhangayika, kubera yuko uwagukubise arishoboye, afite n'icyo agiye kukugezaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.